agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntabwo kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje wo dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Inda zitifuzwa mu bangavu zikomeje kwiyongera umwaka ku wundi. Nk'ubu imibare y'ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho n'ubuzima Demographic and Health Survey cyangwa se DHS ya 7 bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda NISR bugaragaza ko izo nda ziyongereyeho 3% mu myaka 5 ishize, aho zavuye kuri 5% muri 2020 zikagera ku 8% muri 2025. None suretse imibare abo bangavu babayeho bate nyuma yo gutangira inshingano zo kurera nabo bari bagikeneye kurerwa? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Mburi gikoma handi wandeba ukajibona nabaye umuhondo mu maso nyine ndagenda nyine ndahangayika, mama n'ubundi tukabana duserera nyiti ndaya inshuro nararaga mu nzu mu cyumweru zabaga ari nk'eshatu nyine. Uwo numwe mu bandi bangavu bo mu mujyi wa Kigali twaganiriye tugiye kumva muri iki kiganiro. Uretse ubuhamya busharira bagiye gusangiza bagenzi babo, hari n'inama babageneye zishobora kubafasha kwirinda kugwa mu mutego nk'uwo baguyemo. Icyo nababwira cyo kwirinda nicyo kintu cya mbere. Niyo baba bafitanye umubano ungana gute ariko bakamenya kwirinda. Njya gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira n'abangavu batewe inda bakiri bato bakadusangiza ubuhamya bw'ubuzima busharira banyuzemo nyuma yo guterwa inda. Ni ubuhamya bukwiye kubera bagenzi babo isomo. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 801 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Mu gutangira iki kiganiro cyacu aba bangavu batubwiye inzira byanyuzemo kugira ngo bisange batewe inda bakiri bato. Natwaye inda nkiri umunyeshuri, nayitwaye ngeze mu mwaka wa 4 primaire, nari mfite 17. Urumva nyine hari ukuntu abanyeshuri baba bafite nyine akantu k'agakungu kasanga hari nk'abashiri nyine. Hari umutipe twari inshuti yansabye rero kuba namusura, numva ko nyine ari ibintu biri aho ari ubushuti nk'umunyeshuri twigana, ariko ntago nari nzi gahunda mfitiye. Icyo gihe nibwo nyine byabaye. Uwo munyeshuri mwariganaga? Ego, we yari mukuru, yari afite muri 19-20 gutyo. Nta makuru ahagije nari mbifiteho, numvaga ko nyine mu myaka yanjye nashobora gutwara inda. Byagenze bite kugira ngo bimenye ko wasamye? Ndumva icyo gihe ukwezi kwanjye kwarageze sinabona imihango, ariko kubera ko nta bumenyi nari mbifiteho ngira ngo wenda ni ibisanzwe sinabyitaho cyane. Ariko ukundi kwezi kwa 2 kwarageze nabwo nyibuze, noneho mbona ari bikomeye, nibwo nahise nangira kugira ubwoba. Umutima ukambwira ko nabibwira mama, ariko nkavuga ati yanyica. Nkajya njya ku ishuri bisanzwe, ariko nkagenda nyine mfite akantu k'ubwoba. Mu ishuri nkakunda gusinzira bya hato na hato, nkagira isereri bya hato na hato, nkavuga ati bazakira babimenye bamvumbure, kandi nibamvumbura bizaba bibi. Igihe cyaje kugera, none numva ko ngomba gufata umwanzuro wo kuba nabiganirizaho mama. Nayitwaye mfite imyaka 18, nyine nagize umuntu nyine ni nkaho yamfashaga ibintu byinshi, nyine kama amafaranga, nkagura imyenda, nkagura amavuta, ko mu rugo nyine ntago ubushobozi bwinshi twari tubufite. Tubinshuti cyane, nkajya njya kumureba nyine birangira aneye inda. Ko nyine nakundaga kujya kumureba ko yamaga amafaranga, ntabwo nari kubyanga. Maze no kuntera inda ndamubwira ati se ko natwaye inda ubu tubigenze gute? Ati wapi, ntabwo nabyemera kandi njye yaguteye inda.
uko naguhaga amafaranga ufite ikibazo wabona hari n'undi wayaguhaye kugira ngo nyine mujye muryamana. Ntabwo nabyizera ko iyo ndari iyanjye. Nyine njya kugura na teste ndambwira ati kugira ngo ubyizere njyayo, arambwira ati wapi ntabwo ndi kubyumva. Ngiye kugira ngo nemere ko umwana ari uwanjye, turategereza nyine ndetse avuge kugira nemere ko umwana ari uwanjye. Kwiyakira biranga nyine nangira kujya njye kwiyahuza inzoga, ibintu byinshi nyine yari tabi nkarinywa kubera nyine ko navuga ndi kwidoraga ndatwite ndabayanze. Imaze kugera amezi 4 nyine abaturanyi batanye kumbwira ati se urabona umwana wadatwite? Ati wapi. Mama yambaze ati wapi ngiye ntabwo nwite. Nkambara ipantaro nyine nkizirika n'umukandara kugira ngo itagaragara. Ko mama yari yarambwiye ati ntutware inda nkabimenya, nzakwicana n'umwana mva sinyene ibinyendaro iwanjye. We anci inyuma ajya kugura teste nyine. Ngiye bundi narigaga nyine ndi umunyeshuri mu wa 3 secondaire, nkundana n'umuntu undusha imyaka ko yari afite 28 njyewe mfite 16. Turakundana nubwo byamaze igihe kinini, ni nk'amezi 3. Turaryamana nyine antera inda, amaje kuyintera aranyihakana, arambwira nyine ngo ntago ari gutera inda wenyine. Nyine numva ko ubuzima burangiye, ngira ubwoba bwo kubivuga mu rugo. Byaje kumenyekana mu rugo inda yanjye nyine ifite amezi 5 n'ibyumweru 2. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Impamvu zituma abangavu baterwa inda ziratandukana. Abo nabo mu mujyi wa Kigali, ariko n'ahandi ushobora kuhasanga ubuhamya nk'ubu. Mu gihe ubundi rero ubuzima bw'umubyeyi utwite bubungwabungwa, yabyara agahabwa impundu, kuri abo bangavu bo siko byagenze, ahubwo byabaye intangiriro y'ubuzima busharira. Arambaza ninda waguteye inda, ndamubwira ati mama ngiye nawo nzi kuko numvaga ko isaha nyine ari bujye kumufungisha kuko yarandutaga yari mukuru cyane. Uwo munsi yarayensoye ndara hanze, numva inda yari yatangiye kujya mu mezi 6-7. Imbeho yose ndaraho, noneho kubera no gucika intege kwa kundi guhora mu kabari imbaraga zirabura. Mama ndamwinginga mu gitondo, ndamucunga agiye musaza wanjye, ndinjira ndoga ndarya, ariko nabwo aje turaserera nyine aranuka arambwira ati sinkukeneye ibyo binyendera byawe, shira umuntu waguteye inda. Nahamagara waneye inda nawe. Muri icyo gihe nyine numva yaramaze kunyenga, yari yabonye abandi bakobwa nyine badatwite nyine bashaka bagezweho. Namuhamagara ati mva winesha umutwe ndahuze. Yatanyitaba akama abandi bakobwa bakanuka, kambwira ati cara nyine wumva ukuntu isi karanga nawe mubyare. None uragenda kubera nta muntu uri kwitaho stress, ukaba nk'umusazi kubyo umuntu wese akubona akavuga ati mva uyu mwana ubwo batamufata zaniyahura. Ashize nk'amezi nkangahe inda nayo ngiye kubyara ndibaza ngo ndatahe, ntabwo ndi butahe kwa mama, ntabwo biri bukonde. Ngiye kwa muganga naho biba ngombwa ko bamfata kuko nta mafaranga nayo mfite yo kwishyura, nayo mfite mituweli. Bamfagitiye 15,500 mbura amafaranga yo kwishyura. Ngiye marayo ibyumweru 2. Kwa kundi abagira neza baza nibo baje baranyishyurira nyine amafaranga, baransezerera. Bamaze kunsezerera mama ndavuga ati se ubundi ndamuhamagara ntago ari bumfate ngo mbona aho ndi bujyana umwana wanjye. Agahinda nyine karanyica, ndavuga ati n'ubundi giye gupfa kujya kwiyahuraho, nimba atanabishaka ngende ndare mu gikoni. Naragiye turagenda, tugeze mu rugo dusanga naho hari, mba neretse umwana nyine ahantu ku buriri naryamaga. Ndavuga ati isa ndabizi ko ari buza kansora, inzara iranyishe nsanga ntago batetse. Aje nimugoroba ntago mama yigize atekereza ngo ntabyaye iki, yarambwiye ati sohokana umwana wawe, simba akeneye muri iyi nzu. Ndasohoka nyine arafunga. Naragiye nicara muri douche ndamusasira turaryama. Mama nyine haza umbara umutwara si wari uhatuye, aramubwira nyine ati se aho kujya ubona umwana ari kuryamisha uruhinja hariya wamubabariye. Mama nyine ubwo tubanye gutyo. N'ubundi mama yaze yasinze akanuka ibinyendara bya simba ishaka bisangisha umugabo wawe. Wese mama ndamusanga he, ubona bibaye ngombwa sinze ngimba yarako yacuruzaga amatelefone, aza kurwana nawe biba ngombwa ko bamushyira muri gereza. None ibisinyika aragiraho mburi igikoma handi wandebaga ukajibona nabaye umuhondo mu maso. Nyine ndagenda nyine ndahangayika. Mama n'ubundi tukabana duserera nyiti ndaya. Inshuro nararaga mu nzu mu cyumweru zabaga ari nk'eshatu, nyine umwana nkamurarana hanze. Ni ibintu nyine atakiriye neza, byanabaye bibi uwo munsi nk'uko nabitekerezaga. Yararakaye mu buryo bukomeye, arandakarira hafi yo gufata inkoni. Maze kumubwira arangije
ambwira ko agiye kuganiriza papa, ngo yafashe umwanya wo kuganiriza papa. Icyo gihe yararakaye mu buryo bukomeye, twese turabibona ko yarakaye. Icyo gihe nta n'amahoro abaye mu rugo, ku buryo yahise anamvana mu ishuri. Guhera uwo munsi ntabwo nongeye gusubira ku ishuri. Mbana nabyo, ako nciyeho anukagura, ako nciyeho ambwira ati umukobwa yandaritse ibyi, ambwira amagambo akomeretsa. Umuhungu wayineye naje kubimubwira, ashaka kubihakana, noneho biba urugamba pe, birankomerera. Igihe cyo kubyara cyarageze, mama turajyana, ku bw'amahirwe mbyara neza, nta kibazo mumoye nacyo. Umwana turaza tubana nabwo, noneho ntangira ubuzima bugoye bwo kwita ku mwana. Nanjye ndi umwana, urumva nari nkiri mu gihe cyo kwitabwaho. Papa nawe yagiye abyakira gake gake, aza kugeza igihe arabyakira, noneho bajya bamfasha. Ariko kuva icyo gihe byahise bimpa isomo, numva ko nyine mise nakaza icyizere cy'abahungu, numva ndabanze ku buryo buteye ubwoba. Nyuma yo kubimenya nyine ntabwo byagenze neza mu rugo, nyine intambara, bushwanashwana, umubyeyi avuga ati ndaguteye, nkagira ubwoba bwo kumuvuga. Birangira n'uwo muntu nyine amenye ko mu rugo babimenye, aracika aragenda. Nyine byabaye urugendo rurerure, kuva imenye ko nwite nyine kugeza mbyaye, biba ibibazo bikomeye. Ariko ngira amahirwe mu rugo baza kubyakira, ariko nubwo umubyeyi yabyakira gute ntago nyine biba bishimishije, nta nubwo babibona neza, hari ibyo batagufasha. Kuva icyo gihe nyine nahise mva mu ishuri, ntabwo nakoze ikizami, ntabwo byankundiye kuko nari ngiye kubyara, ko nanjye ubwanjye nari umwana, nangira kurera undi mwana, ntabwo byanyoroheye pe. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi, ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Turacyaganira n'abangavu batewe inda, badusangiza ubuhamya busharira banyuzemo nyuma yo gutwita. Abo bangavu hari inama bageneye bagenzi babo. Umwana udukurikiye muri kano kanya, inama namugira nuko agomba kugira inshuti umubyeyi, akajya amubwira ikibazo yagize, akajya amubwira icyo akeneye, kuko kuba ntaragize inshuti umubyeyi wanjye nibyo byatumye nyine ncukwa, kuko hari utuntu uwo musore yanguriraga mu rugo batamperezaga, hari n'ibyo ntarinzi umubyeyi yagombaga kuba yarambwiye. Akita ku buzima bwe kandi akagira intego mu buzima bwe, akavuga niba ari ikintu yumva ashaka kuzageraho mu minsi iri imbere, akagitegura hakiri kare, akirinda ibishuko ibyo ari byo byose byatuma iyo ntego yihaye atazayigeraho. Aho ni ntego wari ufite utagezeho? Njye numvaga yuko nyine nziga, nkarangiza segonderi, nkajya kaminuza, nkaba umuganga, ariko byaranze kuko ntago nabashije kwiga. nka kuno nyine abagabo nyine badushuka, baba baturuta, akagushukisha amafaranga kuko uba ufite ikibazo iwanyu. Inama namugira nuko atakumva ibintu aba amubwira, yakihanganira ubwo bukene ko bwawe bumeze iwabo, akahagoma akanyurwa n'ibiri iwabo. uriya mugabo nubwo yanshukaga uko byagenda kose, ntakemera nubwo mu rugo twaba turya amazi n'ubugari byonyine nkabirya, ariko nongeye kuvuga ngo ndatwise, kuko umva harimo risike ndende cyane y'ubuzima bubi kandi utasubiza inyuma ngo ubwongere bwigarure. Uzwi nagize nkajya nicuza ngo ati Mana wansubije nko mu myaka 15 kugira ngo mbe umwana nyine mu rugo, mbumvike ko ndi umwana, ko n'ubu ntabwo banyakira ko ndi umwana. Wapi mama bambara ngo ndi umugore mu bandi, nyine ubwo turi abagore babiri bari mu nzu. Icyo nababwira cyo kwirinda nicyo kintu cya mbere, cyangwa se niyo kwifata byaba byanze, bakamenya kuba bakoresha agakingirizo ko byabafasha cyane. Nibyo rero bijyanye n'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, no kuvuga 8011 w'uwo muryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiwe twabanye kandi nizere ko ungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye gutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho, nitwe no Sahaba Umugisha, Mr. Buzima. Mugira ubuzima buzima.
agakingirizo njye ntabwo nagakoresha. sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntago kica. iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwara inda rwose. umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.